karere ka Rusizi abadepite baje mu muhuro n'abaturage basanga intebe nizo zihibereye. Ibi byaturutse ngo kuba abadepite bari bafite gahunda yo guhura n'abaturage, maze abaturage barahagera barategereza baraheba. Ibi bikaba biri mu bintu byatumye abaturage bivumbura, bamwe na bamwe bararambirwa nuko baritahira. Kera kabaye abadepite baje kuza, bahageze basanga intebe zirabahamagara, yewe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze basanze buri kurambirwa hafi kwigendera. Ibi bikaba biri mu bintu byatumye leta ihaguruka, ndetse ibinyamakuru bigahaguruka bigatungayo kamera bikamenya kugira ngo bimenye buri kimwe cyose cyahabereye. Gusa ibi bikaba ari n'ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko mu buryo bw'imikoreshereze y'igihe, kuko Repubulika y'u Rwanda cyangwa se ubuyobozi bw'u Rwanda ntabwo bwemera na gato abakoresha igihe nabi, by'umwihariko bakereza abaturage, kuko gahunda ya leta ni umuturage ku isonga. Aba baturage kandi bavuga yuko bategereje amasaha arenga 8 yose bicaye, by'umwihariko bakaba harimo abirengagije gahunda zabo za buri munsi zibabyarira inyungu, cyangwa se n'ubundi buryo bari bateguye ku muri uwo munsi kugira ngo bakore ibintu byabo cyangwa se bakore ibibafitiye inyungu. Ibi bikaba biri mu bintu byatumye leta ihaguruka, ndetse n'ubuyobozi bukabyibazaho, by'umwihariko abari mu gice cya komisiyo cyangwa se komisiyo ishinzwe abadepite cyangwa se minisiteri. Ibi bikaba biri mu bintu byatumye leta ihaguruka, ndetse na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku rwego rwa Twitter akaba yagize ati abo bantu ndaje barebe ibyo ari byo, tumenye gahunda zabo n'icyo bagamije. Abo badepite bagiye n'umuturage akabategereza amasaha 10. Ibyo bivuze iki? Turaje tubikurikirane. Komeza ubane natwe kuri Taifa Rwanda, udukurikirane umunsi ku munsi kugira ngo umenye amakuru yacu ataha. Ndabashimiye cyane, nitwa Elize Taifa.